Umuntu iyo abishatse aba umuntu. Umuntu iyo abishatse agira ubuntu. Umuntu iyo abishatse aratuza. Umuntu iyo abishatse aba mwiza, yanabishaka agahinduka. Amasegonda make ukamubona buyoka, kandi mwari mubanye kumwe kwa pata na rugi, agahinduka indyango y'ubugi. Ubwo ibyo mwubakanye byose akabyasa, akabisenya, bikakuvanga, bikagucanga, ukibaza ifasonzemo bikakuyobera niba ari kawunga, gitarama cyangwa utuburana. Bibiliya ivuga ko umuntu aturuka mu gitaka, ariko ukibaza ukuntu yigira karaha kajya he, akigira karaha butaka, ukamugoragoza uburyo bwose ukabona ntashoboka. Aha, wa mugani, umuntu ni mugari koko. Umuntu ni munini. Umuntu ashobora kukuryohera cyangwa akakururira nk'ikinini, ariko iyo mwakundiranye burya mubana igihe kinini. Ariko ngo abumwe agatukisha bose. Umuntu se yakubereye mwiza? Aha, umuntu ni igitangaza. Umuntu yakubera uko ubishaka ukibaza, mukabana ntacyo akubaza, nta bibazo aguteza. Wagira ibirori ukamutumira akaza, yewe no mu bibazo wamwiyambaza akaza, akakubera imfura rwose, ndetse akakurutira n'abo mwonse rimwe bose. Mugafatanya muri byose, mukagirana inama muri byose, mugasurana, mugasabirana, mugahekerana, mukizirwa, mugasangira mudacuranwa, mugasabana, mukagabirana impano, mukazihana, mugashyigikirana, ibyago byaza mugatabarana, wakira cyangwa wakena mugakomeza mukabana, kandi rwose mukanubahana. Hari abazi ko umuntu ari isomo. Ugomba kubanza ukamwiga, ukamuca hasi ukamuca hejuru, ukamusoma ukamusesengura. Murishuka abagenzi. Umuntu ntasomeka. Umuntu ni igitabo cy'amapaje atabarika. Umuntu munoza umugambi bwacya agahinduka. Mwapanga umushinga akakwigarika, akakunyuza mu ryoya akawitika, akaguhindura umusazi, ndetse akavuga ko nta naho akuzi, akiyasira ati ye baba we, ukojeje agati mu ntozi, ubona umusinzi w'umurozi nkawe twajya imbizi. Wa mugani, umuntu ni mugari koko. Umuntu ni munini. Umuntu uramusanga, ukamutakira ibyawe byose, ugaturaho, ukamubwira byose uko biri, nta na kimwe uciye ku ruhande. Bwacya akagutaranga. Umuntu akugirira neza, maze ubwo akaba abonye ityazo. Ubwo akarima akagatyaza, ngo ehe, runaka uriya mubona, ngo harya yarakize ntabonana, sha yibagije aho namukuye. Iyo atabagiye waba yarapfuye, nabimukoreye nta n'urupfusha yifitiye, wamusubizaho yarari ngo ndebe ko adahita barubebe. Aha, nge narumiwe. Ineza z'abantu nk'abo Imana igize itembereza, kandi ubivuga utamwakuye, yewe ndetse utanamuvuze, gusa amaze kubona ko bikora abantu batize. Hari umuntu uza mu buzima bwawe akakubera umuhanya, agenzwa gusa no kugusenya, kandi mwaba muri kumwe akakwereka inyinya. Yamara kugutera umugongo akagenda guteranya, akakubeshyera, akaguhimbira ngo ukunde wambara urubwa, kandi akabikora buke buke nk'uri gutebya. Buri munsi agenda gusebya, kandi abikorana ubuhanga. Mu bintu byawe niwe wa mbere witanga, mu ikanisa niwe wa mbere mu gusenga. Ntushobora kubikenga nubwo waba uri umuhanga ute, kuko aragusekera ari maseri gahanga. Arakujijisha ukaba inzanga, aragukereza aho ugeze hose usanga bafunga, aragutinza iyo uheze ku nzira aragushunga, arakugambanira akagufasha kurira, kandi abikorana ubuhanga. Buhoro buhoro nk'imbe biguguna umuhini, ujya kumenya ibiri kuba ari uko wisanze uhagaze nk'agati kanyariwe n'inkuba, buri wese agendera kure, n'inzira igaca iruhande yararaye. Ukibaza, wa mugani, umuntu ni mugari koko. Umuntu ni munini. Ikiremwa muntu ni hatari, ariko Imana irarema. Harya ngo inda zibyara mweru na muhima. Aha, hari abirema imeze nk'iri kuduhima, hari abiduha nk'iri kudushima. Ukava Kigali mpaka Gitarama, ikaguhuza n'umujyamu ukamushima, hururu no mwikanisa ngo ba, utuwanjye n'uyu Mana ushimwe. Mukibaruka nishimwe, ubuheta bukabishimwe, Narisisi akabaraje, Nyaminani na Nyabyenda nuko. Sibwo haje gahunda ya leta yo kuboneza urubyaro, yo kubyara bake dushoboye kurera. Ngo cyakoze ufite abana 10 we
niyitabweho bazavemo u Rwanda rw'ejo rwiza. Nyamugabo ati ndaburaho umwe kandi ndashaje, nta gahunda yo gukurikiza Nyabyenda iri hafi aha. Ati ntararushinga narakubaganye, hakurya aha narahumbitse, reka nsimbuke hanyuma mbajyane bose ari ipaki uko ari 10 buzuye. Umusaza azahindukire yihine mu nzu ahamagare mama Ishimwe ati batunganye mbajyane ari ipaki uko bose ari 10. Iyo nkunga itaducika. Umukecuru ati ese ugira ngo ntusanze se waba abatwaye? Nuko umusaza biramushobera, rusoka itikurira mu mavi, izamukira mu rutirigongo, inkokora ziraturagara, intoki ziraturagara, akabando yari afite karatakara, afatwa n'imbwa ruragobwa, ararabirana. Nuko imyaka yose yari umurezi. Aha, umuntu ni mugari koko, umuntu ni munini, ariko si bose. Hari uwo muhura rwose ukaba wamunyereraho ukagwa, w'umwana mwiza, imico myiza, afite urugwiro n'ubugwaneza, arangwa n'ibikorwa byiza, ahantu hose ari intangarugero, kuva mu mahuriro, mu materaniro, ukagenda mpaka kugera mu biro, ibintu bye byose bica mu mucyo, yubaha buri umwe wese atitaye ku cyo uri cyo, uwabaye akamufasha wamusanga iwe cyangwa aho akorera, akubwira ko bimushimisha kabone n'ubwo utamushimira. Arumva kandi akanumvikana, ntiyaguterera nabona urengana, ndetse byanarimba akanakwitangira. Nta buryarya agira, nta shyara agira, ahubwo ahora yumva yagutera insunga ngo nawe arebe ko wagera aho ugera. Ntarya indimi, nta gucabiranya, amazimwe kuzimura, reka da, ahisha mu nda. Kubona umuntu nk'uwo bigahenda kabisa, ni ingorabahizi. Ariko se why not? Kuba nka we bisaba degrees kandi ukabigeraho nta kiguzi. Ewana, it's easy. Umuntu ni mugari. Iyi mvugo namenye ubwenge hari, ngimbuka nyumva, none mbaye igikwerere ndacyayumva. Ikunze gukoreshwa iyo mwene muntu akoze cyangwa agize ibitari byitezwe cyangwa bitateganywaga, byaba iby'ubuhemu cyangwa kugira neza cyangwa se byiza bitangaje, nibwo uzumva atangarirwa cyangwa se agawa cyangwa se ashimwa, bagira bati umuntu ni mugari. Yari John Mitsimitana Gitatera cya Muhumuza, umugara w'intare, gishangara cy'izuba cya Dukake.